yarabayeho guteze yakoraga akahe kazi katumye ataha byihuse nacyo kiyobora amatsiko ni njyandi mba ngenda yafite kandi abizi neza ko n'umuntu uri hariya nawe tuzi yego kuvuga ngo umugabo Imana yahoraga imbwira ngo umugiriye neza kubera ukuntu abaturanyi n'abantu bose bo muri quartier bari babizi nta muntu utari ubizi ibyo yakoraga nta muntu utari ubizi kuba yari kuba avuye hano mu nzi wanjye akajya kuryama hano kwa runaka duturanye nukuvuga ngo abantu bose bari babizi barabireba mfite akabazo k'amatsiko nese ntari nk'igihe wenda yacika akajya nko kuri babakobwa twikabigurisha akaba yamujya akamurara cyangwa akamwirirwaho ariko nk'umuntu akaza akakubwira ngo nabonye umugabo wawe kwa runaka cyangwa ahangaha basi ngo uhite ugira ububabare n'uburibwe bwo kumva ko umugabo watari mu rugo ari ahandi ibyo ntabwo bigeze bikubaho yego ni ukuvuga ngo buretse n'umuntu kuvuga ngo agiye kubimbwira nanjye narabibonaga witwaraga gute kumva kubona umugabo wawe ari kumwe n'undi mugore cyangwa n'izindi mugore ni ukuvuga kubera ukuntu nakuze meze nk'imfubyi ibyo bintu narabyakiraga cyane aricyo cyagiye ukundi wambajije nkakubwira ngo numvaga nshaka kugira ngo mbone aho kurara abadamu tugira ikintu cyo kurakara vuba yego ni kare ikintu nkunda kubona ku badamu ntabwo ntiwarakaraga mu basi ngo usanga uwo mugore cyangwa uwo mukobwa bari kumwe niwe wamusagarira cyangwa ngo umwe mwahangana ukuntu oya ntabwo nigeraga njya guhangana kubera ko iyo njya guhangana njye nta ntege nagiraga nta n'intege ngira iyo njya guhangana bari kunkubita ni ukuvuga ngo nakomeje gusenga Imana byonyine gusa kubera ko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nijya ubona ibibazo bikurembeje intambara ari nyinshi muri wowe ngo jya mu cyumba wiherere usenge nta wundi muntu wundi nari mfite wo kugira ngo mbwire nta muryango nari mfite wo kubwira nta n'undi muntu ku ruhande rwanjye nari mfite wo kugira ngo mbwire uretse Imana yonyine gusa nashaka kugira ngo mbwire yonyine gusa twara abaritahiye ese wakiriye inkuru gute kumva ngo nabonaga kumva ko Imana ikubwira ngo igiye kukugira neza ahubwo nyuma yo kukugira byakiriye uwo munsi wumvaga bigenze gute kuri wowe kandi rero umuntu wabonaga ari we muntu wahungiye yego ni ukuvuga ngo umugabo yatwaraga moto yari umumotari umugabo yari umumotari uwo munsi ndibuka yuko bucya ari bupfe yaraje arambwira ngo mama ishimwe arambwira ngo ibintu usigaye nkora ndi kubona wagira ngo ngiye gupfa araje arambwira ngo mbabarire ubwo ibintu nagukoreye byose agusaba imbabazi yego uwo munsi wa mbere ngene nawe twari twicaranye ambwira ayo magambo arambwira ngo mbabarire kubwo ibyo nagukoreye byose uko nanjye ntago ndi ngewe ndangije numva gahinda karanyishe cyane numva mbuze uko mbigenza ndamubwira ati ndakubabariye agusaba imbabazi nawe ndamubwira ndakubabariye kubera ko nashatse umugabo numva nshaka gushaka nashatse umugabo numva nshaka ibyishimo ntabwo nashatse umugabo nzi ko nzababara ukuntu yego ndangije nijoro tujya kuryama mbona imodoka ikoze impanuka ari isinziriye mbona imodoka ikoze impanuka ikubitanye n'iyindi modoka ndikanga cyane ndashibuka arambwira tubaye iki ndamubwira ati mbonye impanuka arambwira ati ngiye ntabwo njya mu kazi kubera ukuntu ujya umbwira ibintu bigahita bimbaho uwo munsi yasibye kujya mu kazi ariko ni kwa kundi bavuga ngo ntawe urusimbuka rwamubonye yego yagiye mu kazi nk'abandi bantu bose arabyuka afata moto aragenda ariko yari yambwiye ngo nimubabarire numva mu mutima wanjye harimo kumubabarira arambwira ati kuva nagushaka narakubabaje kubera abantu arambwira ati mbabarira kubyo nari ndimo bitamfitiye umumaro kubera yuko hari n'igihe agenda akajya mu kabari bakamufata habuze amafaranga yo kwishyura nkasohora radiyo mu nzu bakayigura makeya kugira ngo nkunde mwishyurire hari n'umunsi nasohoyemo igitanda nyigurisha 5,000 kugira ngo nkunde ngire gute mwishyurire yego arabyuka ajya mu kazi akigera mu kazi giye kumva numva inkuru ziraje ngo akoze kubyakira byarananiye mbabisukuri kubyumva byarananiye nisemera nk'umusazi numva mbuze uko mbigenza mbese numva mbuze icyo mfata kuko nise nibaza se handi nashaka kugira ngo nzarare nzahabona gute
kumva ko nari mpabaye n'ubundi kugira ngo mbone icumbi ryo kugira ngo ncumbike. Nahise ngenda njya kwa muganga, maze kujya kwa muganga sanga byarangiye. Abo nigeze nsezerana kuko nta myaka yo gusezerana nari mfite, kuko yapfuye mfite imyaka 20, ubu ngize 28 maze imyaka 8. Ihangayiko rero nibwo yagiye yatangira neza. uri n'abana babiri, uri ubuzima bwawe kandi ugomba gushaka icyo abana bawe babaho nawe ukabaho. Ubwo buzima wabubayemo bute umugabo amaze gupfa? Ese iwabo w'abana bamwe twita ku ivuko ry'umugabo byibuze bigeze bavuga ngo dufashe abana bacu ko umuhungu wacu tumubuze dufashe n'abana be kugira ngo byibuze ubuzima bukorohere. Niba uri mu mwanya wo gusenga usenga wumva ko umutima wawe uturuye kuko abana mu by'ukuri nibwo noneho imihangayiko yari itangiye noneho kuko nari mfite abana babiri. Mu by'ukuri nibwo nahise ntangira kwikorera igikarayi nk'urugede. Inzu nabagamo nta mafaranga nari mfite yo kugira ngo nyishyure, nahise nyivamo kugira ngo umuntu utangiye gukora akazi mu buyede kugira ngo utunge abana bawe. Kugira ngo ntunge abana banjye nahise njya mu buyede burananira kubera inzara. Ubuyede bukaranira ngenda nkikubita hasi, ariko abandi bakabahemba 2,250, ngiye bakamena inoti imwe y'igihumbi. Kubera ko umwana yarariraga nkajya kumwonsa, uwundi uri hasi nkagenda akamfata amakanzu. Ntabwo nari kubasha kugira ngo mbikore, n'ubundi wamaga akazi ni kwa kundi yabaga ngiriye impuhwe. Nakomeje muri ubwo buzima, ubuyede bugeze aho ngaho ndwara umutwe. Ubu ngubu njya nkunda kurwara umutwe cyane utajya ukira kubera ukuntu navunitse cyane. Njya kwikorera ibisheke, ingingo imwe nkazajya nyigurisha 50, nkikorera ibisheke 5 nkabikuraho 500 kugira ngo utunge abana bawe, kugira ngo ntunge abana. kandi no gusenga nabwo bikomeje kandi ngo amasezerano wowe wizeye ko hari Imana izakora kuri nawe. Mu by'ukuri nari nizeye Imana ko hari ikintu izakora, kuko Imana yari yaravuganye nanjye guma kuri rya sezerano. Ndasenga Imana kandi byose nkazajya mbikora. Mu by'ukuri narabikoraga byose numva nta kibazo. Umuntu uri hariya arimo aribaza ati ese noneho umubyeyi turimo turamubona nta kibazo. Abantu benshi baba dufite amatsiko yo kwibaza ese abayeho gute, abana bese byagenze gute, ese aracyari umukristo aracyabirimo, ese aracyakorera Imana nk'icyo gihe nk'uko arasenga Imana ikamwereka mu nzozi. Duha ishusho y'ukuntu ubu ngubu ibintu bimeze, n'ukuntu umuntu uri hariya yakumva ukuntu Imana zikora, n'ukuntu Imana itabara. Nicyo kintu abantu barariya bari kwibaza bashaka no kumva ko ahantu Imana igeze gukora hose. Mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, mu by'ukuri nabaye mu buzima umugabo amaze gupfa bwa bundi butari bunyoroheye. Nabaye mu buzima bwo kugira ngo tuburare tubwirirwe, kugira ngo abaturanyi batabimenya ko twabwiriwe twanaburaye, nkakaranga amazi buzi. Yego, amazi buzi nkagutira imbabura, yiza nkashyiramo amazi bikavuga ngo psi, ukagira ngo ndatetse naho turaburaye. Ubwo buzima wabubagamo gute n'abana? Ni ukuvuga ngo ubwo buzima buretse Imana yo mu ijuru gusa yangiriraga neza, nta wundi muntu wundi wari kunshira inzira ntawe. Ntabwo twagezeho tujya muri puberi kujya gushakamo umuceri bataye. Iyo ndi kuvuga Imana ntabwo nyangira isoni zo kuvuga ngo umuntu ngo arandeba ngo kandi meze uku nguku. Uko meze uku nguku hari ahantu byavuye. Ndi kuvuga Imana igihindura amateka y'umuntu, abantu kugira ngo bahindure amagambo. Kubera ko nagezeho nambara umupira umwe muri karitsiye banyita rupira, ntabwo ninya kugira ngo mbivuge. Umupira umwe wawo ni twashonje, ndi kubona njye n'abana tugiye kuburara, ndawufata ndawuteka. Uteka umupira kugira ngo abana babone? Yego, nteka umupira kugira ngo abana babone yuko neza. Umuto akajya ambwira ati se mama ntabwo birashya, umukuru ati mama ntabwo birashya, ahubwo iki ntabwo birashya, kugira ngo babashe kugira ngo baze gusinzira. Bene reka mbabwize ukuri, abantu bagiye baba mu buzima butandukanye, ubuzima bugoye buruhije, ariko njye bigeze hano nanjye ubwanjye numva umutima wanjye ntazi uko bibaye. Urazi kwibaza kuba ufite abana, utetse umwenda, bari kukubaza ngo mama nibyo byahiye, ngo undi nawe ngo biraza gushya kandi nta biryo atetse. Ibaza ubwo buzima nawe uri aho ngaho uri kwibaza ubwo buzima yari arimo icyo gihe. Pole mama, pole, ukuri pole, ngwaye pole.
pole cyane kuko nanjye ubwanjye bivuze ku mutima. yego bijya bishoboka kugira ngo tubanze twige umuntu amenye aho yavuye kugira ngo iryo shuri ry'umukristo yego nawe uri hariya ushobora kuba ufite ishuri ryawe ubwo we yagize ishuri rye nanjye ubwanjye nshobora kuba naragize ishuri ryanjye ariko amashuri aratandukanye bene Dawidi tubyumve ijambo ry'Imana riravuga ngo nujya gukora ujye ubanza uhere kuri mwene so ni wa wundi wo mu nzu y'Imana wa wundi musengana wa wundi mudirimbana wa wundi mwingingana wa wundi nyine ni ijambo ry'Imana ridusaba. Niba umutima wanjye ngiye unyemeje kumva ko ubwo buzima nkibazo uburyo yari ameze icyo gihe nkumva umutima wanjye nanyuganye nkumva hari ikintu ku mutima wanjye nkozeho ese gute wowe uri hariya wowe uri kureba iki kiganiro umutima wawe ukatagukoraho ngo wibaze ko umuntu ari umupfakazi yarapfakara umuntu w'imyaka 20 none afite 28 aracyafite abana mbese n'ubundi ubuzima ntaho ntiburahinduka ubundi biracyari kwa kundi. Ese umutima wawe na mwuka wera nawe agusange akumvishe ko hari ikintu ugomba gutekereza kuko hari ikimara duhamagariye. yego ibyo nari nkiri kubabwira kuntu natetse umwenda ndawuteka ngira ngo nasutsemo amazi nawo nta n'amazi nari nasutsemo ngiye nagize ngo nasutsemo amazi ahubwo nta mazi nari nasutsemo ngiye kubona mbona mu nzu hajemo imyotsi kubera ko nari ntapfundikiye ngiye kubona mbona wa mupira umwe nagiraga urahiye nta kindi kintu kindi nari mfite cyo kugira ngo nzongere wambaye wari utetse nawe ubwawe yego umupira nari nambaye umwe wonyine gusa mfite amatsiko menshi umuntu wese uri kumva iki kiganiro afite amatsiko ni ukuvuga ngo nagezaho noneho nsigara mpeka umwana ntajya nkura umwana mu mugongo kubera ko nta kindi kintu nari nsigaranye cyo kwambara nta kindi kintu nari nsigaranye cyo kugira ngo nambare wambaraga ubusa yego wa mupira wahiye gutya imbere gutya ni ukuvuga ngo nahekaga gutya umwana kugira ngo abantu batazabasha kubona ko nambaye ubusa yego mva muri ubwo buzima noneho ibyo byose bibayeho imyaka iratambutse n'ingahe ubu tugeze mu wundi mwaka runaka none imbaraga z'Imana ku buzima bwawe ineza y'Imana wagiye ubona mu bintu bitandukanye wabasha kubwira abantu bati nubwo bimeze gutya nubwo waba umeze gutya mu by'ukuri nabonye Imana abantu muri kumurikira murimo murandeba nabonye Imana kuko muri icyo gihe napimaga ibiro 45 none ubu muri kubona ko ntungana ndapima 200 mu by'ukuri aho ngaho wahahera uvuga ko Imana irakora n'ukuri twebwe abizera twizera ko Imana igiduhisha turi mu bibazo twaburaye twabwira Imana igiduhisha mbese nawe muri make no gushaka kubwira abantu ko ariko Imana yagiye bigenza ikaguhisha mu mubiri ikaguhisha kwimana amaso y'abantu nibajije kuntu mbyibushye n'ubuzima ndimo ngiye gusenga Imana irambwira ngo naguhaye umubiri wo kugira ngo wice iperereza ku buzima bwawe. Amen. Ndangije ndavuga inti ni Imana. Ndangije ndavuga inti ubuyede burananiye kubera ko naratemagurikaga hano hagati mu ntoki kubera sima. Ndabona nta kandi kazi nakora ntangira kuzaya ngenda nkomanga ku bipangu by'abakire basaba akazi ko gufura. Abantu b'Imana mwereka mbabwira Imana irakora kandi Imana ikoresha abantu. Yego. Mu by'ukuri ushobora kundeba ukunguku umeze ukunguku ukabona ko ndi umumama washubijwe ushima Imana, ariko koko ndashima Imana kubera yuko nabonye Imana inyuranya amaboko, mbona Imana itandukanye n'abantu kubyo bibwira atari yo byo bibwira. Ndibuka ko nambaye icyo gipira nagiye ahantu gusaba akazi ko gufura, naho ndamushimira hari bamwitarayika Imana imuha umugisha. Ndamushimira yuko ari umumama we yabashije kugira ngo abibone, ni umukobwa ajya kuzana imyenda aranyambika, azana amashuka nta shuka nagiraga, ampa aho kurara ntabwo nari mpafite. Mu by'ukuri nari umuntu w'umusazi ku musozi, ariko ndashimira Yesu ko ari we muntu ujya ubasha gutarura abantu bari barazimiye.
Imana ikabagirira neza nakomeje gusenga ndetse no kwihangana mw'abantu b'Imana mwe niyo mpamvu nababwiye ngo muririmbye ararimbye aravuga ngo nujya ubona ibibazo bikurembeje ngo intambara ari nyinshi muri wowe ujya mu cyumba wiherere kandi usenga Imana iyi Mana dusenga Imana irumva yarangiza ikanakora nakomeje gusenga Imana nkomeza kuyereka urugendo nkomeza kuyereka ibimbabaje ndetse n'ibinduhije Imana irangije ingirira neza Imana inteza kugira ngo njye nkomanga ku gipangu mbabwire ngo mu mpakazi ko gufura kagenda nkafurira abakire narangiza kandi nkajya gusenga uwo mpaye 1000 ntago nyisubiza inyuma uwo mpaye 500 ntago nyasubiza inyuma ayo umuntu wese amaye ntago nyasubiza inyuma ngubwo ubuzima bumbeshejeho ngewe n'abana banjye kugeza n'ubu niko kazi kabutuye kugeza n'ubu ngubu niko kazi kanunze ikindi wanyuze gusenga Imana ngiza ngasenga Imana abana babiri kandi igihe bagezemo bariga yego bene mureke tujye dukorera Imana hari umuririmbyi umwe wigeze kumbwira ngo ndimo ndategura indirimbo ndabaha se indirimbo imeze ko arambwira ngo ubwami bw'Imana indirimbo yanjye ngo yitwa ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo ubwami bw'Imana ni ibintu ntekereza kuri aya magambo abirambwiye atandukanye kuko ni ubwami bw'Imana tuzabuvuga ku magambo ubwami bw'Imana tuzabu ni imirimo uzakora hano mu isi nizakwinjiza mu bwami bw'Imana bene ngewe ndumva ntazi muri ngewe ukuntu umeze kuko nakozwe ku mutima kumva umubyeyi nk'uyu umubonye mu muhanda bacu dore umubyeyi ushima Imana dore umubyeyi byaciyemo ariko ubuzima n'isabayemo ni umupfakazi afite abana babiri yitaho kandi n'abanyeshuri bariga ni ubuzima bugoye ese niba yagiye gushaka icyo kiraka nta kibona uwo munsi biragenda gutera abana biragenda reka dukore umurimo w'Imana kuko tuzawuhindura ushobora kuba uri hari hirya cyangwa hino ukavuga ati uyu mubyeyi ndumva hari ikintu namufasha ndumva umutima wanjye mwuka wera akamusanga agakora ku mutima ukagira ikintu wumva wamufasha ukagira wumva inyunganizi wumva wakora kuri uko batireka nkorera umugisha kuri uyu mubyeyi nibyo kuba wumva ko umuntu w'Imana bene amashuri atandukanye ariko ishuri ry'umubyeyi nanjye ubwanjye byacanze ngiye kugira igihe sinaba umubyeyi ndacyari umukobwa ariko nanjye niho njye nshobora kuzajya muri uwo mwanya nanjye sinzi kuko ntabwo tuba tuzi uko Imana yaduteguriye ariko njye nkanjye ku giti cyanjye mwene data uri mw'itorero mwene data ukora umva ko uri umukristo mwuka wera ajya gusanga gukoreshe kuko Imana yacu ni Imana ya hafi kandi ikaba n'Imana yakuri igiturengera uko bwije n'uko bukeye ariko nibo mutima wawe gukoze wumve ko uyu mubyeyi hari ikintu wakora ku buzima bwe hari wumva ko hari umugisha wamukoreraho kuko ngo tuzibutse Imana imirimo njye ndumva akantu rero twakora nk'abantu bacu nk'abantu inshuti zacu abantu badukurikirana abaterankunga ba Gatangaza TV reka turebe ikintu twakorera uyu mubyeyi ni ukuri njye niyo kintu numva umutima wanjye wamfasha kugira ngo tuze nanjye basi tugire ikintu twakora natwe tuzibutse Imana imirimo nitugera ku munsi w'amakuba tuzibutse Imana n'Imana ibuka ko niko twakoze cyagiye hari umurimo twakoreye ku muntu wawe nicyo kintu numva twakora muri uyu mwanya ni umubyeyi rwose ameze neza ndamureba ameze neza mubona ameze neza n'ukuntu avugira Imana bimeze neza ariko muri we indani ni ikibazo gikomeye kuri aba mu nzu y'inkodesha ni murabizi ko Kigali ubuzima bwawo wabugoye murabizi abana ku ishuri namwe murabizi amashuri none agiye gutangira hari umuntu none batsingiye afite umutima ko anafasha uriya mubyeyi ariko ndabigenza gute ndacisha yose ubwo bufasha niyo mpamvu ushaka ko uha nimero yawe ukoresha byibuze umuntu ushobora ufite n'amagana 5 ufite n'amagana 2 ndumva nafasha uriya mubyeyi reka mbigenze gutya bwira abakurikiye Agatangaza TV aho bacisha ubwo bufasha uwo mwana yakora ku mutima nabaha nimero yanjye nkoresha 078 38 65 Imana iguhe umugisha subiremo 078 38 65 294 rero tugeze ku kiganiro n'ukuri Imana ibahereza umugisha mwebwe mwafashe umwanya wo kumva ubuhamya kumva gufata umwanya mu kuva kino kiganiro
Imana yahereza umugisha. Ariko icyo nkundira abakristo hari ukuntu Imana ijya kuduha umwanya wo kuvuga ubuhamya. Niba Imana yarakubwiye ngo ugiye kuvuga ubuhamya, ibifite n'impamvu igiye gutuma uvuga ubwo buhamya. Mwene data yavuze ati mfite ijambo nkimara gusenga, nkimara kumva ko nzajya gutanga ubuhamya bwanjye, Imana yampaye ijambo nzabwira abakurikiye ahantu nzaba nicaye, mu kiganiro nzaba nicayemo. Arambwira ati Imana yampaye ijambo ngomba kubwira bari hariya abumva ko Imana itagitabara, bumva ko Imana itagirengera ubwoko bwayo, bumve ko hari Imana ikora, hari Imana yumva gusenga kw'abantu. Niyo mpamvu tugiye kumva ikintu Imana yashyize ku mutima we kugira ngo abwire babandi nabo bakiri hariya mu byaha, babandi bacyumva ko Imana mbese hari ukuntu babifata abantu bakiri hariya bitwita abanyamahanga, bumve ko hari Imana ikirengera abana bayo kandi igibana n'ubwoko bwayo. Reka twumve icyo Imana amushyize ku mutima, Imana iduhana umugisha. By'ukuri ntabwo nava imbere y'Imana ntagize icyo mvuga ngo ngire icyo mbabwira, kubera ko hari ikintu Imana yanshyize ku mutima, kuko ndayivugira nayo irabizi ko nyivugira, ndetse n'abandi bantu hari abaza kumbona tujya dusengana, Imana nayo irabizi ko nyivugira. Ntabwo nava rero imbere y'Imana ntagize ikintu mbabwira kiri ku mutima wanjye. Ndashaka ko dusangira rino jambo kuko tugeze ku musozo wa Zaburi 125. Ndashaka kugira ngo nkomeze umuntu wese ushobora kuba umeze nkanye. Ndashaka kugira ngo nkomeze umuntu wese ushobora kuba ufite ikibazo nk'icyo nanjye nari mfite. Mubwire ko Imana igirira neza umuntu ikaduhisha. Ubundi iraduhisha ntihagire umuntu n'umwe udusomamo ikibazo, ahubwo yatubona akatubonamo igisubizo. Yesu nashimwe. Hari ukuntu njya mpura n'umuntu akavuga ngo mabuja, avuga ati mabuja njyewe, haleluya. Ariko nuko ngo nukubera aratima. Imana nishimwe cyane. Hari ukuntu ujya ugenda Yesu yabigenze neza, umukire akavuga ati iriya kanzu ntabwo nzayambara rata, yarangiza arataka kwambira. Nawe waba uri kuvuga Imana ukumva umerewe neza cyane rata, abantu bakabona yuko washubije rata kandi ari ukubera Imana rata. Haleluya. Yesu abaho umugisha. Imana igiduhisha, ikaduhisha mu maso y'abantu rata, yarangiza ikaduhishira, abantu bakabona ko twari tugiye gupfa, ariko rata Imana yarangiza ikazuzahura. Ushobora kuhura njyewe nawe ukabona nambaye neza cyane, ukabona ko ndi umugore wiyubashye, ukabona yuko rwose njya guhahira ahantu hakomeye, ariko rata ni Imana. Imana iragenda ikaniga umuntu akaza akanyambika. Yesu nashimwe. Ntabwo nshobora gutuma, ntabwo nareka iki kintu kukibabwira yuko Imana igira neza. Yesu nashimwe cyane. Nabonye Imana rero ariyo ngiye kuza kubabwira. Iyi Zaburi ngiye kubabwira ku murongo wa mbere haranditse ngo abiringiye Uwiteka. Abo ni abantu banambye ku Mana bakayiringira. Abo ni abantu banambye kuri uno mugabo bita Yesu. Ndimo ndababwira ahantu nagiye nca hose, mu misozi nagiye ncamo, mu mifatangwe nagiye ncamo, Imana yarangiza ikandindiramo. Aranditse ngo abiringiye Uwiteka. Abo ngabo ni abantu ratabanambye ku Mana, bakanga kugira ngo bakoze Imana isoni, bakanga kugira ngo bajye mu busambanyi, bakanga kugira ngo bajye mu businzi. Iyo niyo Mana ndimo ndababwira ngo abiringiye rata Uwiteka, ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Haleluya. Uyu musozi njye nibaza kuntu hagaze ukomeye bikanyobera ngo utajya ubasha kunyeganyeza. Uwo muntu niyo yarara hanze arakomeza agahaba. Uwo muntu niyo yambaye ubusa rata arakomeza akavuga Imana. Uwo muntu niyo imyenda yamucikiyeho aravuga ngo kubw'Umwami Imana izana. Haleluya. Ngo kubw'Umwami Imana izana rata, ngo nicyo gituma nta mwana. Uwo muntu iyo ibibazo bije bimugwaho agakomeza agakomera nk'uko. Haleluya. Kubera ko ikiba yaravuganye iki, aba yaravuganye n'Imana, arakomeza rero agahama agakomera nk'urutare. Yesu nashimwe cyane. ngo ahora hamye, uwo musozi uhora uhamye, ntabwo ujya uhungabwa n'umuyaga. Byabigeragezo nababwiye naciyemo, ntabwo iyo bije urakomeza ukavuga ngo uri Imana. Haleluya. Ibizazana iyo bije, amakubi yaje urakomeza ukavuga ngo uri Imana. Igira neza ihindura amateka. Wamara ukagenda akakubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, ukavuga uti kubw'Umwami Imana izantabara, cyo gituma ntazamwara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndavuga iyo Mana rero yangiriye neza. Ngo uwo musozi ngo uhora uhamye iteka ryose. Hepfo kuri kabiri aravuga ngo nkuko imisozi gose Yerusalemu. Haleluya. Nanjye niringiye Uwiteka.
mera nk'iyo misozi gose i Yerusalemu ndatuza ngo ni kuwiteka gusa abantu ubereye none ukageza iteka ryose amen uwo musozi y'intambara zijura kumeza ugashika amen uwo musozi yaburaye rata uwo mukristo yaburaye uwo musozi ngiye mushushanya nk'umukristo yego mushushanya nk'umurokoro usenga Imana by'ukuri iyo yaburaye nta muntu ujya ubimenya yego arajya mu nzu agasirima agahamagara Imana iwanjye mu rugo mpafite iteraniro ryanjye n'abana banjye babiri dufite korari Yesu nashimwe cyane umunsi Imana yadukundiye tukagaruka hano tuzabaririmbira dufite korari kubera yuko mfitemo abahanuzi umwe afite imyaka 8 undi afite imyaka 12 ariko ready ndafashijwe n'ukuri kubw'uyu mugoroba w'umugisha Imana yaturemeye ngo twishimiremo nizere ko numva mfashijwe n'iri jambo nawe ufashijwe kuko iri jambo riratureba rirandeba nawe rirakureba niyo mpamvu rero uyu mwanya numva nezere mu mutima wanjye so nagira ngo rero wowe utarakora subscribe ukore subscribe kandi like kore na share na comment birakenewe urumva noneho dukomeze tubane mu biganiro byose by'ubutaha ubuhamya bw'abakristo Imana yagiriye neza tujye tubana tube turi kumwe niyo nkunga yawe tugusabye muri uyu mwanya rero komeza kugubwa neza aho uri hose Imana ibaha umugisha ciao ciao